Witeka mana Abrahamu, mana Isaka, mana Yakobo, muremye ijuru n'isi iboneka n'ibitaboneka, turagushima ko waduhaye Yesu Kristo ukamutanga ku bwacu. Turagushimira ko wadukije ubutware bw'umwijima ukatwumurira mu bwami bw'umucyo w'umwana gukunda ari Yesu Kristo, muri uko dufite gucungurwa ariko kubabarirwa ibyaha byacu. Komeze mwamu dufungura ubwenge tutahure ibyanditswe byera ndetse n'ubwira ubwami bw'Imana. Duhe gutunga ubwenge bw'Isiyoni, utubature ubwenge bw'Abagiriki, kugira ngo mwami turushizeho kukumenya ndetse no kumenya inzira zawe. Urakoze mwami, umurimo w'Umwuka Wera watangiye muri twe ukomeze kuzageza mwami igihe uzagarukira. Turazi kuri kurugi kuri ibimenyetso watanze mu ijambo ryawe bigaragaza kuri hafi kugaruka. Rero ubushake bwawe mwami bube kuri isi yose, kwitorero, kuri Israel, ku mahanga. Imigambi ya Satani y'umwijima ikomeze gutsindwa mu izina rya Yesu. Amen. Amen, amen. Ariko ntabwo twarangije hariya twasomye Paulo ari Atene, sibyo? Twasomye gusa ariko ntabwo twavuze ibyaho. Nete mkuno watusomere. Yakoze n'intumwa 17 murabyuka. Paulo ari Atene. Twasomye ku murongo wa 24 kugeza kuri 34. Ubwo nagendagendaga nitegereza ibyo musenga, nasanze igicaniro cyanditsweho ngo icy'Imana itamenywa. Nuko iyo musenga mutayizi niyo mbabwira. Imana yaremye isi n'ibirimo byose, iyo kuko ariyo mwami w'ijuru n'isi, niba mu nsengero zubatswe n'abantu kandi ntikorerwa n'amaboko y'abantu, ntugira icyo akennye, kuko ariyo yahaye bose ubugingo no guhumeka n'ibindi byose. Kandi yaremye amahanga yose y'abantu bakomoka ku muntu umwe, ibakwiza mu isi yose. Ni nayo yashyizeho ibihe by'imyaka ko bikuranwa uko yategetse, igabaniriza abantu ingabano z'aho batuye, kugira ngo bashake Imana ngo ahari babashe kuyibona bakabakabye. Kandi koko ntiri kure y'umuntu wese muri twe, kuko ari muri yo dufite ubugingo bwacu, tugenda turiho, nk'uko bamwe mu bahimbyi b'indirimbo banyu bavuze bati turi urubyaro rwayo. Nuko rero ubwo turi urubyaro rw'Imana, ntidukwiriye kwibwira yuko Imana isa n'izahabu cyangwa ifeza cyangwa ibuye cyangwa ikindi kibajijwe n'ubukorikori bw'abantu n'ubwenge bwabo. Nuko iyo minsi yo kujijwa Imana yarayirengagije, ariko noneho itegeka abantu bose bari hose kwihana, kuko yashyizeho umunsi wo guciraho urubanza rw'ukuri rw'abari mu isi bose, izarucisha umuntu yitoranirije, kandi ibyo yabihamirije abantu bose ubwo yamuzuye. Bumvise ibyo kuzuka, bamwe barabinegura, abandi bati uzabitubwira ubundi. Nuko Paulo ava muri bo, ariko abagabo bamwe bifatanya nawe barizera, harimo Dionisiyo w'Umubareyopago, kandi n'umugore witwaga Damari, n'abandi hamwe nabo. Amen. Amen. Haleluya. Hano Paulo ari muri Atene, n'umwe mu migi y'Abagiriki. Twababwiye izina rya Atene aho ryaturutse. Amen. Hanyuma noneho atangira kuvuga ubutumwa. Yarategereje ba Timoteyo na Basira kugira ngo bahamusange. Noneho ageze kuri Areopago, aho hantu bahuraga bahurira kugira ngo bumve iby'ubwenge. Noneho Paulo ababwira ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Ariko hari ijambo rimwe twumvise ari kuri 27 rijyanye n'umutwe w'isomo ryacu muri amasengesho turimo. Kugira ngo bashake Imana ngo ahari babashe kuyibona bakabakabye, kandi koko ntiri kure y'umuntu wese muri twe. Amen. Aha, ntiri kure y'umuntu wese muri twe. None nimba wizera Imana, ukaba uri umukristo, wizera Imana muri Kristo, kandi ikaba itari kure yawe, ni gute wumva yuko itabasha kwinjira mu bibazo byawe? Ni gute utayiringira yuko ibyo unyuramo nabyo bireba?
Kibazo. Amen. Ngo nawe iri kumwe n'umuntu wese. Ariho arababwira Imana rurema kwitandukanye n'ibigirwa Mana. Ni gute bikugora kwizera ko Imana ishobora kuintervena mu bibazo byawe? Mutekereze kuri icyo. Kuri ubu butumwa Paulo aravuga ngo Imana ntiri kure ya buri umwe wese. Hano ariho arasurinya l'un de trois attributs de Dieu. Imana ni omniprésent, iri hose, omniscient, izi byose, omnipuissant, ishobora byose. Ibyo rero iyo tubyizeye, kuko niko biri, nta mpamvu tutakwizera ko Imana mu gihe turi abana bayo yuko igendana natwe kugira ngo ibitureba biyirebe, kuko murafatanije. Amen. Ntabwo iri indifferent kubyo unyuramo, ntabwo igutegereje nyuma y'urupfu, muri kumwe kuva igihe wayihaye ikaze mu buzima bwawe. Imana ihabwa icyubahiro. Some Yakobo ibice 2 umurongo wa 23. Yakobo ibice 2:23. Nicyo cyatumye ibyanditswe bisohora, bya bindi bivuga ngo Aburahamu yizeye Imana bimuhanirizwa no gukiranuka. Imana yita Aburahamu inshuti yayo. Ko twasomye? Imana yita Aburahamu inshuti yayo. Imana yita Aburahamu inshuti. Nimba Imana yise Aburahamu inshuti yayo, ubwo bushuti bwabo bwatuma Aburahamu anyura mu bihe anywa Imana ikabyirengagiza? Ibihe bitandukanye. Inshuti par définition, inshuti mubana nayo muri byose, mu byiza no mu makuba. Nimba Imana yise Aburahamu inshuti ye, ni ukuvuga ngo Aburahamu ibyo yanyuragamo byose yabinyuragamo n'Imana. Imana ihabwa icyubahiro. Haleluya. Amen. Nimba Imana yabaye inshuti ya Aburahamu, natwe nitugenda nka sokuruza Aburahamu izaba inshuti yacu. Shibyuzi? Iyo equation se ntiri simple. Amen. Nimba Imana yagenanye na Aburahamu, natwe nitugenda nka Aburahamu ko ni sogokuru wabizera, natwe izaba inshuti yacu nitugenda nka Aburahamu, umugabo ukwizera. Imana ishimwe. Haleluya. Rero kwizera Imana, kwemera Imana kwiriho ntago bihagije. Ukwiye kwinjira rero ukarenga kwemera gusa n'ibitekerezo kwiriho, noneho ukinjira rero muri relation nayo, relationship n'Imana. None ukamenya ko Imana, Dieu se révèle, Imana irishurira abayishaka. Haleluya. Kandi ntabwo ishaka kubishura gusa ngo je suis le tout puissant, ndi Imana ishobora byose, nzi byose, ndi hose. Irashaka ngo umwana w'umuntu agendane nayo nk'inshuti. Imana ishimwe. Nk'inshuti. Aburahamu ntabwo yaje umukozi wayo gusa, ariko nk'inshuti yayo. Imana ishimwe cyane. Amen. Kuki Imana ivuga ngo Aburahamu imwita inshuti ye? Noneho ntakiri umukozi wayo, aracyari umukozi wayo, ariko yavuze inshuti ye ishaka gusura ikintu cyitwa, umviriza, relation yayo na Aburahamu yari relation ya intimité, yari relation de cœur à cœur. Imitima yarahuye.
amen. Ushobora kuba ufite abana wabyaye ariko muri bo hakaba umwe akaba inshuti, abandi se bareka kuba abana bawe ariko ntabwo ari inshuti zawe. They don't care about what you are doing. Ibyo urakora ntacyo babwiye, ntibanakubaza se papa ku kazi byagenze gute, ibi n'ibi, nimba ucuruza, nimba uri businessman mu bintu runaka, utashye bakwegere aho kada, ukabona umwe gusa niwe yenteresa ku byawe, abandi biyenteresa no gusa ibyo basha ku ishuri dutumye ibi n'ibi, dore Christmas irageze, ibi n'ibi uzatugirira ibi. Njyewe mfite umuntu w'umukozi w'Imana w'Umufaransa, dari yigeze no kuza hano, Jean-Marc Potanti, muramuzi. Yarambwiye ko mu bana afite umwe gusa ni umukobwa, niwe yinteresa kumubaza uko yiriwe, aho yavuye, ingorane yahuye nazo, ibintu uko byagenze. Ariko abandi kada, none se mushaka kumbwira ko bose si abana be? None se inshuti ze, inshuti ye ni umwe? Niko bimeze rero. Dushobora kuba abakozi b'Imana beza, dukora ubushake bw'Imana, ariko ntitube inshuti zayo. Imana irashaka ngo turenge kuba abakozi bayo, bakora ubushake bwayo, ariko tube inshuti yayo. Imana yabwe icyubahiro. Wayubise? Amen. Tube inshuti zayo. Nitube abakozi bayo gusa, nitube abana bayo gusa, tube inshuti zayo. Ibyo birasaba ibihe bidasanzwe byo kubana nayo, mu masengesho, mu gutekereza ku ijambo ryayo, mu gutekereza ku mirimo yayo. Imana yabwe icyubahiro. Amen. None abakristo benshi ni inshuti z'Imana. Bamwe no kuba abakozi bayo ni ingorane. None bazaba inshuti zayo gute? Ikibazo. Ega hari abantu benshi bari mu by'Imana bataza ubiva naho bijye, kandi babirimo ariko ntibazi aho biva naho bijya, barabyumva nyine nk'abashitsi nyine. Amen. Barabyumva nk'abashitsi. Terrible ça. Ntibashobora no kumva Imana ntijibabwira, ntibazi ko Imana ivuga, bibereye mu by'Imana gusa nk'abashitsi. Ni nko kuba uri muri bus ntumenya aho ijya, ngo abantu babiri bajyana batasezeranye. Deux hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus? Ese kugendana no kuvuga iki? Muri essence ya Bibiliya, abo bantu babiri batabasha kugenda batasezeranye hano ni bande? Gufatanya urugendo, amen, bivuga iki? Ni ukuvuga ngo abo bantu babiri bashaka gufatanya urugendo, amen, ni ukuvuga bemeye kugendana mu mateka amwe. Amen. Hano muri context ni Imana hamwe n'abantu bayo. Imana yifuza ko bagendana, amen, bazi ko biyemeje gufatanya byose. Harimo relationship, les relations, apana idini, relation, parce que nous avons affaire à un Dieu relationnel. Ni Imana ya relation. Ntabwo ari Imana ishaka imihango n'imigenzo, ishaka relation.
Okay? Irashaka umutima wawe, usabane n'umutima wayo, imenye ibikubabaje, ibigushimisha, nawe umenye ibibabaza n'ibishimisha. Sibyo? Mutangire mubakane hamwe amateka yawe, apana amateka y'Imana. Amateka yawe. Mwabyumvise? Amen. Imana irashaka ngo wowe wayizeye muri Kristo Yesu mugendane kugira ngo mubakane nayo amateka yawe. Bayibise. Nicyo bisobanura ngo niwe banze ryo kwizera na niwe il est le chef et le consommateur de notre foi. Abayobora igice cya mbere, igice 12 mu mbere. Amen. Mwumviriza ari ngo Yesu niwe banze ryo kwizera niwe tujya tubivuga, ariko nibaza ko tutumva icyo bivuga. Dutumbira Yesu wenyine ari we banze ryo kwizera, kandi ari we ugusohoza rwose. Yihanganiye umusaraba kubw'ibyishimo byamushyizwe imbere, ntiyita ku isoni zawo, yicara iburyo bw'intebe y'Imana. Amen. Amen. Murazi mu myandikire abandika ibitabo, ushobora kwandika igitabo wenyine, ushobora gifatanya n'undi n'abandi. Iyo igitabo wagifatanije n'undi muhita muhitwa co-auteur. Iyo igitabo wagifatanije n'undi mu kucyandika, amen, urenze umwe bahinduka co-auteur, co-authors, muhinduka abafatanyabikorwa mu kwandika. None rero ubuzima bwawe Imana irashaka kuba co-auteur. Irashaka, haleluya, Imana irashaka ko mufatanya nayo kwandika amateka mashya y'ubuzima bwanyu. Ariko ayo mateka ni amateka yo kwizera. Niyo mpamvu Yesu ngo niwe banze ryo kwizera kwacu, niyo yagusoze, niyo yagusohoje. Nuvuga ngo Yesu arashaka kugendana nawe ngo mwandikane nawe amateka yawe. Okay? Ayo mateka ni amateka yo kwizera, kuko kugendana na Yesu ni urugendo rwo kwizera. Amen. Haleluya. Muribuka igihe Yesu yahamagaye intumwa za mbere, abigisha ba mbere arizo baje kuvamo intumwa, barabarobyi. Arababwira amagambo ngo nimunkurikire nzabahindura abarobyi b'abantu. Nukuvuga iki? Nuvuga ngo nimunkurikire nzandikana namwe amateka mashya. Iyo Yesu adahamagara bari abarobyi ba Petero, uyu munsi amateka yabo yari kuba ndi, nta numwe ari no kuyasoma, bari kwibagirana mu mateka yabo, kuko yari amateka yabo. Ariko bamaze gukurikira Yesu ntabwo yaracitwa amateka yabo, yiswe amateka yabo na Kristo. Imana yabwe icyubahiro. Reka dutekereze twese, iyo ba Petero batamagwaga na Yesu Kristo, bari kwandika ayo mateka, bari kwandika ayo mateka. Yari kuba amateka y'abarobyi bo ku nyanja ya Galilaya. Amateka gusa agizwe n'iki? Agizwe n'imiruho yo kurara amajoro baroba, kenshi banafate. Yari kuba amateka y'amafi. Ariko Yesu giye bahamagara bakamukurikira, yatangiye kwandikana nabo amateka yo kwizera. Niyo mpamvu uyu munsi amateka yabo ahesha umugisha miliyari z'abantu. Haleluya. Ubwo se amateka yabo yo dakurikira Yesu yari guhesha umugisha ndi abadamu babo gusa,
ko bazanye amafi uwo munsi bagafungura. Ayo se n'amateka yari kugera hehe? Ariko kuvaho bakiriye Yesu bakamukurikira, Yesu nabo banditse amateka yabaye umugisha kuri miliyari na miliyari z'abantu iyi myaka 2000 yose y'amateka y'itorero. Amen. Mu gusoza nshaka kubabwira ngo muri iyi si hari abantu bariho barandika amateka yabo bonyine. Amen. Miliyari nyinshi z'abantu ku isi bava muri iyi si baranditse amateka yabo bonyine. Amen. Bake nibo bayandikanye na Kristo cyangwa bariho barayandikana nawe. Kwandikana amateka na Kristo yitwa amateka yo kwizera, kandi ayo mateka ntago yibagirana. Na amateka azibukwa iteka ryose mu ijuru, kandi akawumugisha kuri miliyoni z'abantu muri isi. Nimwibaze uriya mwana w'umukobwa yari yatwawe mu bunyage, Siriya imunyaze Abisirayeli aho yakomokaga mu gihe cy'umuhanuzi Elisa. Nago tumubona Imana ya Isirayeli, ariko turabona uretse umuryango wa Naamani, nago tubona undi muntu uriya mukobwa yazanye ku Mana ya Isirayeli. Yabwiye nyirabuja ko nabwo ari gutinyuka shebuja, ati databuja agiye iwacu, iriya kibazo afite cy'imibembe cyakira. Sibyo? Nta handi Bibiliya yongera kuvuga uriya mwana w'umukobwa, ariko uyu munsi hano ndiho ndamuvuga. Bivuga ngo uriya mukobwa yandikanye amateka ye n'Imana ya Isirayeli. Niyo mpamvu yakomeje kumugisha kuri miliyari na miliyari z'abantu igihe cyose babumbuye. Amen. Mu gitabo cy'Abami. Haleluya. Amen. Abami wa kabiri biga amateka ya Siriya, uriya mu generali wa Siriya, uriya mugabo w'ingabo wa Siriya ariwe Naamani. Nago wavuga Naamani uriya mukobwa n'umuvugi, yandikanye n'Imana ya Isirayeli amateka ye. None wowe uri urandika amateka uyandika ku giti cyawe? Ni wowe uyandikira amateka wenyine, cyangwa uriyandikana na Yesu Kristo? Iyo umuntu ubuzima bwe abuyobora uko ashaka, nubwo yakwitwa umukristo, ariho arandika amateka wenyine. Ubuzima bwe, haleluya, igitabo cy'amateka y'ubuzima bwe ariho aracyandika wenyine. Ntabwo azagera kure, nyuma y'ubuzima bwe azibagirana. Ariko nitwandikana amateka y'ubuzima bwacu na Yesu Kristo, haleluya, amateka yacu ntabwo akongera kwitwa amateka yacu, ahinduka amateka yacu na Yesu Kristo, kubera yuko nous devenons co-auteurs avec Jésus. Manishim. Amen. Ese murabisobanukiwe? Haleluya. Niyo mpamvu kumenya ko Imana iriho gusa ntabwo bihagije. Ukwiye kurenga iyo ntambwe ukamenya ko Imana c'est un Dieu personnel, c'est pas une force indéfinissable. Imana ntabwo ari imbaraga ziraho nk'inkuba ikubita ngo pa. Imana rurema ni Imana ifite umutima, ifite emotion, ifite amarangamutima, ifite ubushake, irashaka kwinjira muri relation nawe, ifite ibitekerezo ngo razi imigambi mbafitiye. Ni imigambi y'ibyiza, ni imigambi y'amahoro, ni imigambi yo kuzaba ibyiringiro mu gihe cyano kizaza. Ni Imana ishaka kwinjira muri relation nawe kugira ngo mufatanye urugendo. Amen. Ibyawe bikaba ibyayo. Iyo ubabaye ibinjye mu mubabaro wawe, iyo wishimye ibinjira mu byishimo byawe. Uko niko Imana ishaka kugendana n'umuntu kugira ngo yandikane nawe amateka y'uwo muntu, ntongere kwitwa y'uwo muntu, ahinduka amateka y'uwo muntu hamwe n'Imana. None bavandimwe,
tugaruke kuri ya jambo twasomye imbere. Amen. Twumvise ko abantu benshi bitwa abakristo birabagora kwizera Matayo 6:31-34. Wumve dusome hariya. Turasoza aho twatangiriye. Haleluya. nuko ntimukiganyire mugira ngo tuzarya iki cyangwa ngo tuzanywa iki cyangwa ngo tuzambara iki, kuko ibyo byose abapagani babishaka, kandi se wo mu ijuru azi ko mubikwiriye byose. Ahubwo mbere na mbere mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, nibwo ibyo byose muzabyongererwa. Ntimukiganyire mutekereza iby'ejo, kuko abejo baziganyira iby'ibi byabo. Amen. Tushobora kuvuga ko Yesu Kristo tumwizera, ariko aya magambo ye bikatugora ko tuyemera. Mu buzima bwacu buri munsi iyo duye n'ingorane, ntabwo twizera ko Yesu ari aho ari kumwe natwe ngo yintervene. Ndushobora kwizera ko Yesu ashobora kugaburira umuntu mu kinyejana cya 21. Ndushobora kwizera ko Yesu ashobora kwinjira mu bibazo byawe financier, mu bibazo byawe byo kubaho. Na niyo mpamvu abantu bibagora no gukorera Imana, kuko ntabwo bizera ko Imana bari kumwe nayo yintervene mu buzima bwabo, yaba mu bito yaba mu binini. Twabonye ko benshi rero barishuka ko bizera Imana, ariko n'abadeiste. Wajubise umudeiste ninde? Arizera ko Imana iriho kandi yaremye, ariko ntabwo yintervene mu buzima bwabo yaremye n'ibyo yaremye. Wajubise. Amen. Twabonye ko ingorane ziri hehe? Ingorane ziri buko twaje mu gakiza nitwahinduka bashya mu bitekerezo byacu. Yamana la déesse de la raison, nuvuga ngo Yamana ibitekerezo ni ikiri ku ngoma. Tuzi ko dusenga Imana nzima, ariko ibitekerezo byacu ntabwo bitwemerera. Turacyatekereza nk'abandi bose bakamere. Amen. Haleluya. Twabonye ko mu bihugu biriya by'uburengerazuba barimitse Imana y'ibitekerezo. Amen. Yatangiriye muri ndiyo ndakora rappel ko ndangize. Yatangiye mu Bugiriki. Amen. Haleluya. Mu Bugiriki ibinyejana nka 7 8 7 6 mbere ya Yesu Kristo. Aho niho mu Bugiriki bimitse Imana y'ibitekerezo yitwa Athena. Twabonye ariyo yitirirwa umujyi wa Athene n'uno munsi. Twabonye ko urugendo rw'iyo Mana kazi gwaragiye, hanyuma mu mwaka wa 1783 Abafaransa bamaze gukora revolution yabo, bagakuraho ubwami, bahise bimika Imana kazi y'ibitekerezo, la déesse de la raison. Itariki 10/11 muri mwaka wa 1783 bawugira umwaka wo kuramya iyo Mana kazi y'ubwenge, le culte de la raison. Yo mu France babwita le pays de la raison. Amen. Ubwenge nibwo buri ku ngoma niyo Mana. Hanyuma Amerika ivutse. Amen. Mu gihe bizizaga imyaka 100 y'ivuka rya Amerika, ubwenge bwa Amerika. Ubufaransa bwa Amerika impano ya statue, igishushanyo cy'umugore afite itorshi, urumuri mu kuboko kw'iburyo n'igitabo mu kuboko kw'ibumoso. Iyo statue n'umunsi irahagaze ireba ku nyanja ya Atlantique, kuko niho abantu bavaga muri Burayi baza muri Amerika. Nuvuga ngo iriya statue niyo yabakiraga ngo kaze mu gihugu cy'umudendezo, kuko bayise statue de la liberté, ariko en fait c'est la déesse de la raison. Babyumvise? Amen. Iyi ni umwaka batanze iyo mpano, ariko mu mwaka wa 1886 niho bamurikiye ku mugaragaro iyo statue 1886 niyo bamurikiye abaturage iriya statue ya New York yitwa statue de la liberté.
ariko mu Bufaransa tumvise ko ari la déesse de la raison, Imana kazi ibitekerezo. Amen. Na niyo mpamvu muri ya bihugu kwiza ko bimitse Imana ibitekerezo. Kuri bo Imana ni ibitekerezo, ntabwo ari Imana rurema mushobora kuvugana nayo ukayisenga. Wayumvise? Kuva mu ishuri mashuri utwana duto kuzarinda muri kaminuza, bakwigisha ko Imana ni ibitekerezo, nta Mana rurema iriho. Wayumvise? Imana bayirekeye mu nkuta enye yitwa urusengero. Ahandi nta Mana ikwiye kuvugwa, muri espace public nta Mana ivugwa. Niyo mpamvu muri mugenda mufungure France 24, murafite amateleviziyo bamwe muri mwebwe muzareba iyo bariho baradebata ibintu kuri plateau, nta Mana ivugwa hariya, ni ibintu by'ubwenge. Mwabyumvise? Bimuye Imana nzima rurema bimika ikigwamana cy'ubwenge, adorer la raison, niyo yabaye Imana. None rero bavandimwe, twebwe twagira ubuntu bwo kwizera Imana. Amen. Si ukuvuga ngo nta bwenge dufite, ubwenge Imana yarabuduhaye kandi bufite akazi kabwo, bufite akamaro kabwo, ariko ntabwo ubwenge buhinduka Imana. Wayumvise? Na niyo mpamvu Imana itubwira duhinduke bashya mu bwenge bw'ibitekerezo byacu. Dusomera Abaroma 12:2. Ariho amagambo tuzara tugarukaho kenshi, kuko Imana itubwira ngo duhinduke mu bitekerezo byacu. Kandi ntimwishushanye n'ab'iki gihe, ahubwo muhinduke rwose mugize ibitekerezo bishya, kugira ngo mumenye neza ibyo Imana ishaka, ari byo byiza bishimwa kandi bitunganye rwose. Amen. Amen. Cyo kwibaza kubera ko Imana ivuga ngo duhinduke mu bitekerezo byacu. Ego umuntu egara ibitekerezo. Ibitekerezo byawe nibyo bigaragaza uri we. Wayibise? Kuko twebwe ntabwo turi mashini, ntabwo turi za robots, ntabwo turi amarobo. Turi biremwa bitekereza. Na nicyo dusumbije inyamaswa, ko turatekereza. Amen. Ariko ibitekerezo byacu kuva Adamu acumura, umwijima warabyinjiyemo. Ibitekerezo byacu biri mu mwijima. Tutekereza ibintu bitari byo tugeranije nuko ibintu byakabaye bitekerezwa. Iyo rero tuje muri Kristo Yesu, Umwuka Wera araduhamagara guhinduka bashya mu bitekerezo byacu. Bitabaye bityo ntabwo uzagendana n'Imana, kubera ko ibitekerezo byawe n'ibyayo ntibizahura. Icyo yavuze nuko ijuru ryitaruye isi cyane, niko ibitekerezo byanjye biri hejuru y'ibyanyu. Niyo mpamvu rero bitugora rero kwizera ko Imana ishobora kuza mu bibazo byawe bya buri munsi ikabikemura. Biratugora kuko ntabwo turahinduka mu bitekerezo byacu. Amen. Haleluya. Kuko ibitekerezo by'umuntu iyo bibaye confronté, iyo bihuye n'ibitekerezo by'ijambo ry'Imana, turatakara, tukumva yuko ari ibintu biri kure. Kuko tutavuga ngo Imana yabeshya, gusa twumva ko biri kure. Wayizi? Ntabwo bishobora kuba intégré mu buzima bw'uno munsi. Ese naba ndi mu bibazo by'amafaranga kuko ngasenga Imana ikintervene, biri kure cyane y'abantu. Bazi ko Imana yarababariye, yarabarokoye, yarabakijije, bayizeho agakiza ku munsi w'imperuka. Ariko hagataho umuntu akwiye kwirwanaho uko ashoboye. Wabizi? Ibyo ni iki? Ni ibitekerezo bitarakizwa, bitarabohoka, bitarahinduka. Amen. Bitarahinduka. Ibitekerezo Imana yabiduhaye kugira ngo tubikoreshe ku neza yacu,
y'abandi, y'ibituzengurutse, sibyo? Ariko ntabwo ibitekerezo byacu tuvukana byatumenyesha Imana. Birasaba yuko tuvuka ubwa kabiri, tugahabwa ibitekerezo by'ikiremwa gishya byo muri Kristo Yesu. Imana ishimwe. Haleluya. Amen. Niyo mpamvu Bibiliya ivuga, tuhasubiremo hariya Abakorinto wa mbere igice cya mbere, hanyuma dusozere aho. Somere were ku murongo wa 18 ugeze kuri 23. Ijambo ry'umusaraba ku barimbuka ni ubupfu, ariko kuri twebwe abakizwa ni imbaraga z'Imana, kuko byanditswe ngo nzarimbura ubwenge bw'abanyabwenge n'ubuhanga bw'abahanga nzabuhindura ubusa. Mbese none umunyabwenge ari he? Umwanditsi ari he? Umunyampaka wo muri iki gihe ari he? Ubwenge bw'iyi si Imana ntiyabuhinduye ubupfu? Kuko ubwo bwenge bw'Imana bwategetse ko ab'isi badaheshwa kumenya Imana n'ubwenge bw'isi. Imana yishimiye gukirisha abayizera ubupfu bw'ibibwirizwa. Amen. Nushagumizaho. Mwabyumvise? Isi ntiyashoboye kumenya Imana ikoresheje ubwenge bwayo. Ubwenge bwayo bufite ibindi bukora kiretse kumenyekanisha Imana. Na niyo mpamvu rero Imana, kugira ngo tugendane nayo, tumenye ko Imana yifuza kuba inshuti yacu, ko Imana dufatana urugendo, nuko ibitekerezo byacu bihinduka, tugatangira gutekereza nkuko ijambo ry'Imana rivuga. Aho ni utangira kubona rero yuko twibeshaga mu bintu byinshi. Aho nutangira rero kubona realite y'Imana. Iyo ibitekerezo byacu byahindutse, ibyacu bigasimburwa n'ibyayo. Ibyawe tubimenya gute? Ni ijambo ry'Imana. Amen. Ibitekerezo byarakubwira ngo ibi ntabwo Imana ibyitaho, ibi ni ukwiye kwiyaranja, ibi ntabwo Imana ibirimo, sibyo? Ariko wasome ibitekerezo by'Imana mu ijambo ryayo, kakubwira ngo ntacyo ititaho, ngo n'umusatsi ku mutwe wanyu warabaswe. Nimbize umubare w'umusatsi uri ku mutwe wanyu, ni gute utamenya yuko naburaye? Ni gute utamenya yuko ntafite icyo kwambara? Ni gute utamenya yuko umwana adafite minervare? Ni gute utamenya yuko ejo hari ibyo nkeneye? Imana irabizi ngo n'umusatsi wo ku mutwe wanyu urabaswe. Imana ihabwa icyubahiro. Rero dutere intambwe, tuve mu kumenya ko Imana iriho gusa, twinjire muri relation nayo, kugira ngo Imana tugenane nayo atari nk'abakozi bayo gusa, ariko nk'inshuti zayo, nk'uko Aburahamu yaje kwitwa inshuti y'Imana. Haleluya. Amen. Na ubundi tuzava muri iyi si twitwa abadeiste, abantu bizera ko Imana iriho bikarangirira aho. Dieu n'agit pas, mais il n'agit pas sur la création. Icyo bivuga abadeiste. Imana yararemye ariko ntacyo ikora mu byo yaremye. Abantu benshi rero sont des déistes sans le savoir. Abantu benshi rero n'abadeiste batabizi. Amen. Haleluya. Yewe iyo ndi imbere y'ikibazo nafite igisubizo nk'umuntu, ntabwo njya gukoresha ubwenge bwanjye kuko bwananiwe, mvuge muti bwayamanitse, ahubwo ndavuga nti je comprends rien, ntacyo ntawura muri ibi. Amen. Alors je m'agenouille, ndapfukama, noneho nkabwira uzi ibyo ntazi, n'ushobora ibyo ntashoboye, nuba aho ntashobora kuba, nkamubwira ntajya kwita kumenya irabigenza gute. Ibyo ntabwo ari ibyanjye, mba nigize Imana, ndasenga nkizera ijambo, nkizera nyiraryo.
hanyuma hasigaye nkarwana n'uko kwizera kwanjye kudacogora. Kandi ndabubwije ukuri, Dieu ne fera jamais défaut. Imana uzayibona igihe cyose iraseruka. Amen. Alléluia. Dieu ne te laissera jamais tomber. Kubera izi nyigisho tuyo turiga uyu munsi ari z'ingenzi, ni ukubera ko Yesu yavuze ngo niba ndibizera ko Yesu ari ku rugi, turabyizera twese. Yavuze iki? Ngo ese umwana w'umuntu igihe azagarukira azasanga ukwizera mu isi. Niyo periode turimo. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana rigomeza kutugarura ku rufatiro rwo kudatakaza kwizera. Amen. Kuko kwizera niko kurimo byose. Kuduhesha agakiza, kutubeshaho, gutuma tugira access kuri resources z'ubwami bw'Imana, bituma tugendana n'Imana. Iyo dutakaje kwizera, dutakaza byose. Là on est foutu. On est fichu, uko abafaransa bavuga. Iyo utakaje kwizera. Amen. Rero Imana ntago yahindutse. Yesu uko yari ejo n'umunsi ko akiri kwazahora iteka ryose, kandi ntago ari kure yawe. Ukwiye gutangira kwiga ukuntu mugendana. Amen. Kandi ukamwizera uko ari, kandi kumwizera ni ukwizera ibyo yavuze. Amen. Ntabwo wakwizera umuntu hanyuma ntiwemere ibyo avuga, kuko umuntu egari ibyo avuga. Amen. Nibyo Yesu avuga ngo igiti cyiza ntigishobora kwera imbuto mbi, n'igiti kibi ntabwo cyakwera imbuto nziza. Ngo umenyere igiti ku mbuto zacyo. None nimba wizera Yesu, izere nibyo yavuze. Kuki wizera Yesu ko ibyo yavuze bikakunanira? Ikibazo gikomeye. Uyu munsi twagiye mu mizi y'igituma abantu batizera ko buri munsi Imana irashaka kubana nabo mu byo banyuramo byose, byaba ibyiza byaba ibibi, byaba ibiteye ubwoba byaba bidateye ubwoba. Amen. Byaba igeragezo byaba ibisubizo, buri kintu cyose ukamenya ko Yesu yifuza ko umenya ko muri kumwe kandi ko mugendana nawe muri ibyo byose. Ni isaha ndiho ndavuga. Amen. Yesu Kristo turi kumwe nawe. Haleluya. Iyo ni deseri rero. Yeremiya 23:23-24. Iyi niyo deseri. Uwiteka arabaza ati, mbese mwibwira ko ndi Imana yo hafi gusa, ntari n'Imana ya hose na kure? Hari uwabasha kunyihisha ahiherereye simubone? Ni ko Uwiteka abaza. Si njye ukwiriye ijuru n'isi? Amen. Amen. Imana iravuga ngo ntabwo iri Imana ya hafi gusa cyangwa Imana ya kure. Amen. Ni Imana iriho hose. Rero izi nyigisho ziraduhamagariye kugendana n'Imana, kugendana n'Umwami Yesu nk'Imana ya hafi. Amen. Kuko kuba tuyiza ko ari yakureho tusanze tubyemera. Wajibise? Ariko uyu munsi rero iyo Mana ya kure, uyu munsi b'Imana ya hafi. Hafi yawe. Haleluya. Mu bibazo byawe, mu byishimo byawe. Amagambo rero uyazirikane. Ni Imana ya kure, ibyo ntabwo bitugora. Turwana n'ibibazo byacu ko ni Imana ya kure. Wajibise? Muri bukazamana z'Abagiriki zibera hariya kuri umusozi Olympe, zikina igisoro. Zigira gute? Zirira iki? Imigati. Zirira iki? Twarabivuze. Nectar. Inzuki ariya zigenda mu ndabo zigakuramo ibyo zikora ubuki, babyita nectar. Iyo ubonye inzu nectar. Amen. Zamana z'Abagiriki ziberaga ku musozi Olympe, zirira ibisosi biryoshye, nectar. Naho abantu bari vuruguta mu bibazo byabo.
baze usibirira iki iyo nectar. Uko niko Imana yacu imeze. Oya. Ngo Imana iri kumwe natwe mu byo tunyuramo byose. Amen. Haleluya. Ngo sindi Imana ya kure se nkaba ndi Imana ya hafi. Kuba ari Imana ya kure tusane tubizi. None umunsi Imana yashaka ngo ibe Imana ya hafi. Haleluya. Numara kuyimenya gutyo ibindi byose bizakemuka. Amen. Biratangaje, ndarangije. Biratangaje kubona abantu bizera umwana w'umuntu ko ari hafi yabo. Umwana w'umuntu yavutse nkabo, azapfa nkabo, afite amazuru umuka mu mazuru. Imana yavuga ngo umwana w'umuntu sura mukungugu agasura mukungugu. Baramwizera cyane kurusha Imana, kuko bumva ko Imana ni Imana yakure. None bakizera anko, bakizera ante, bakizera kanaka, bakizera grand frère, bakizera uyu kubera yuko ngo ari hafi bamubonesha amaso. Bashobora kumutelefona akitaba, bakamusura, bagahoberana. Imana yo ntago bayambaza, ntago banayibuka ko ngo ni yakure. Ariko Imana yashaka kumenya ngo nubwo ndi Imana yakure, ndi n'Imana ya hafi. Kadusenge. Data, turagushima uyu munsi wongeye kuduha kugira ngo tube imbere yawe dusenga, dushaka amaso hawe, twigishwa ku birenge byawe. Komeze kwagura Mwuka Wera aya magambo twumvise. Ndasenga bari hano Mwami kugira ngo umuntu wese kugira ngo agendane nawe mubakane amateka ye, akwizere mu bintu byose bya buri munsi. Turasengeye n'abari barumva ubutumwa n'abazabwumva izi nyigisho n'abazazumva kuri internet, kugira ngo Mwami ukore ku mitima yabo, nabo ubwabo bahindure bashya mu mitekerereze yabo, bakwiringire nk'Imana itaremye gusa, ariko Imana iri kumwe nabo yaremye, kandi ikaba yitwararika ibyo yaremye. Un Dieu qui agit toujours sur la création. Il n'a pas créé seulement, mais il agit sur la création. Ko ari Imana ikora kubo yaremye no kubyo yaremye. C'est pas un Dieu indifférent. Urakoze Mwami, waravuze mu ijambo ryawe ngo ese ndi Imana yakure gusa, sindi n'Imana ya hafi. Urakoze Mwami, tukumenye nk'Imana ya hafi mu izina rya Yesu Kristo. Amen, amen.